ikaze nanone kuri wakoze subscribe kuri channel y'abasirimu. Kuri uyu mugoroba tugarutse kubaganiriza ku nkuru Oya Ndayishimiye yongeye kuba yakwibasira igihugu cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kwibasira igihugu cy'u Rwanda rushinja kuba ari rwo nyirabayazana w'amabi amaze igihe muri bihugu by'akarere. Perezida w'u Burundi rero yashyize ibi birego ku Rwanda ku cyumweru gishize ubwo yari yitabiriye amasengesho y'itorero ryitwa Eglise Vision de Jesus Christ. Muri ayo masengesho Ndayishimiye yumvikanye abwira abari bayitabiriye ko mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda nta kibazo cy'ivangura rishingiye ku moko u Burundi bwari bwarigeze buhura nacyo, gusa nyuma iki gihugu kiza kubamo ubwicanyi bushingiye ku moko bitewe n'u Rwanda. Yabivuze ati mu Burundi mbere ya mirongo itanu n'icyenda nta kibazo twari dufite, abazungu bari baragerageje kuducamo ibice kugeza ubwo mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu bashyiragaho itegeko rikumira abahutu, ariko biranga kubera ko hari hakiriho umwami w'abarundi niwe wari wongeye ubumwe abo barundi. Nubwo abazungu bari gukora iki ntibyari gukunda. Ndayishimiye yakomeje avuga ko ubwo bumwe bwanakomeje mu gihe cy'ubutegetsi bw'igikomangoma Louis Rwagasore wabaye minisitiri w'intebe wa kabiri w'u Burundi, gusa ngo ishyano ryaje kugwa nyuma ya mirongo itanu n'icyenda bigizwemo uruhare n'u Rwanda. Yagize ati nyuma ya mirongo itanu n'icyenda nibwo ishyano ryaguye gute? Ahita yibaza ko avuga ngo aho hakurya mu Rwanda badukanye abahutu n'abatutsi baricana, abatutsi bahunze bahungira i Burundi, ubwo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiba kirabyutse hano mu gihugu cyacu. Abanyarwanda bavuye hariya baje kwanduza abarundi. Urumva ko ibi birego byose nyirabayazana n'u Rwanda, ndetse akomeje no kurushinja. Abarundi twanduzwa n'ikibazo kandi mbere twari umwe. Amacakubiri yagiye kujya mu ngiro nyuma ya za mirongo itanu n'icyenda. Abazungu bari baragerageje biranga, nyamara mu Rwanda byarakunze. Perezida w'u Burundi kandi yanagaragaje ko mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu abanyekongo nabo bari bunze ubumwe, gusa birangira nabo batangiye gucikamo ibice, nabo bigizwemo uruhare n'u Rwanda. Urumva ko ibibazo byose ni ku Rwanda. Ati muri Kivu y'Amajyepfo bose bari baremeye gushyira intwaro hasi, baravuga bati turashaka umutekano wa twese, umubembe agire umutekano n'umunyamurenge agire umutekano. Icyo kibazo rero cyagiye kuza muri mirongo icyenda na gatandatu cyari kivuye he? Murumva mu Burundi twakizaniwe muri mirongo itanu n'icyenda bivuye ku byabaye mu Rwanda. Abanyekongo nabo bakizaniwe nyuma ya mirongo icyenda na gatandatu biturutse ku byabaye mu Rwanda. None u Rwanda, ibi bihugu byacu bijye bibona amabi yose avuye mu Rwanda. Perezida Ndayishimiye yahaye gasopo u Rwanda, arusaba kumenya ibibazo byarwo aho kwinjira mu by'igihugu cye, ngo kuko mu Burundi nta muhutu cyangwa umututsi uhaba. Ati twe ntituri abahutu cyangwa abatutsi, turi abarundi. Niba iwabo bayoborera ku moko ibyo birabareba. Kuvuga ngo njyewe negeranyije abahutu, njyewe negeranyije abatutsi, mwese tujye ku rugamba twatewe, niba bo bayoborera ku bwoko njyewe ibyo ntibindeba. Ni igihugu cyabo, nibareke kubizana iwacu, bareke kubijyana muri Kongo. Muri Kongo abanyamurenge ni abanyekongo, nibareke kubeshya. Byose byaje muri mirongo icyenda na gatandatu bivuye ku byabaye mu Rwanda. Perezida w'u Burundi kandi yagaragaje u Rwanda nka nyirabayazana w'amabi abera mu karere, mu gihe umubano w'ibihugu byombi umaze igihe warazambye. Icyakora Perezida Paul Kagame yaherukaga
gutanga icyizere cy'uko u Rwanda n'u Burundi bishobora kwiyunga. Ku cyumweru gishize ubwo yari muri BK Arena yagize ati ba bandi badukolonije u Rwanda, u Burundi ndetse na Congo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ngo nabyo birwanya u Rwanda, ariko ibyo biragenda bijya ku ruhande bisobanuka. Yunzemo ati sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize nawe yari yanditse ku rubuga rwe rwa X ko u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abayobozi bo mu bihugu byombi. Kuri ubu hari impungenge z'uko amagambo ya Ndayishimiye ashobora kongera gusubiza ibintu irudubi. Ese wakwibaza ngo amagambo yavuze ayavugira imbere y'iteraniro ry'abantu bari baje gusenga byari bikwiye nk'umuyobozi w'igihugu, cyangwa se ni ukubiba urwango muri abo bakristo? Niba twemeranya ko wenda byaba ari byo cyangwa bitari byo, andika hasi muri comment. Ureba ku ruhande kamenyetso gatukura ukande subscribe, ukande kunzogera kugira nitujye dukora ibiganiro ujye ubibona mu ba mbere. Murakoze, turi kumwe. Nari Christian Oscar Bengera. Ciao.